urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yashishimwe cyane. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo wujujwe umwuzuro wose w'Imana. Turasoma Efeso ibice 3:19, haravuga ati mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Ongera utekereze ku byo tumaze gusoma. Urumva icyo bisobanuye kuzuzwa umwuzuro wose w'Imana? Ibyo bisobanuye ko ibice byose bikugize ari by'umwuka, ubugingo n'umubiri, byose byibijwe mu Mana ndetse byuzuye Imana. Wuzuye Imana. Haleluya. Ijambo umwuzuro hano ryasemuwe rikuye mu Kigiriki pleroma, bisobanuye kuzura, bigaragaza ikintu cyuzuye nta kibura. Bityo uruzuye, urasendereye kandi urashitse mu Mana, wuzuye iby'Imana byose. Mu Bakolosayi 2:10 Pawulo ahamya ati kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Uri plero, bivuga ko wuzuriye muri we. Umubiri wawe wose, ibikugize byose ubu byuzuye Kristo. Ubu ni bwo buzima bw'umukristo. Uku kuri gusobanuye ko nk'abakristo turi umwe na Kristo muri ubwo buryo bwimbitse. Ntabwo twujujwe Kristo gusa, ahubwo turi umubiri we. Mu Efeso 1:20-23 hakomeza kubisobanura havuga hati kandi yamuhaye gutwara byose abishyira munsi y'ibirenge bye, imuha n'itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushitse kandi ushikirwamo na byose. Imana ishimwe. Itorero, umubiri wa Kristo, ni umwuzuro we ushikirwamo na byose. Kristo yuzuza byose kandi nk'itorero turi ishusho y'uwo mwuzuro. Kristo ari muri twe, natwe turi muri we. Ntabwo bitangaje yuko mu Efeso 5:30 bavuga ati kuko turi ingingo z'umubiri we. Ijambo ry'Ikigiriki ryasemuwe ingingo ni melos, kandi risobanuye amaboko n'amaguru. Ibi bivuga ubumwe bwacu bwuzuye no kudatandukanywa na Kristo. Ntabwo dutandukanye nawe, turi umwe nawe. Ubu bumwe buruzuye cyane ku buryo bukuraho ubushobozi bw'uburwayi, umuze no gutsindwa. Bitekereze, niba wuzuye Kristo, uburwayi n'umuze byaturuka he? Ni gute ikintu cyanduye cyaba muri wowe kandi umwuzuro wa Kristo wuzuye ibintu byose bikugize? Ubuzima bwe bugutembamo. Ubu ni bwo busobanuro nyakuri bw'ubukristo. Buri munsi gendera mu myumvire y'uko Kristo yuzuye ibice byose bigize ubuzima bwawe. Ntabwo ari kumwe nawe gusa, ahubwo akurimo kandi nawe umurimo. Umwuzuro we niko kuri kwawe kandi ugomba kubaho muri uko kuri. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dufatanyirize hamwe gusengera isengesho. Ndavuga nawe usubiremo uti data mwiza, urakoze kubwo kunyereka ukuri yuko nuzuye umwuzuro wa Kristo. Nuzuye wowe, nuzuye umwuka, ubugingo n'umubiri. Sintandukanywa nawe. Uburwayi, umuze, gutsindwa no kuneshwa nta mwanya bifite mu buzima bwanjye, kuko nduzuye muri Kristo. Ngendera muri uwo mwuzuro buri munsi mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Mu gucengerera ijambo turasoma Abakolosayi ibice 2:10, Abefeso igice cya 1:22 kugera kuri 23, n'Abefeso 5:30. Haleluya. Kuzurira rero muri Kristo bisobanura ko Kristo agutuyemo mu mwuzuro we wose, kandi kugira ngo ubashe kugira uwo mwuzuro we wose n'ubundi urasabwa kuba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe.
niba urimo kunyumva ukaba utaramwakira uwo mucunguzi, ndagukangurira kubikora binyuze muri iri sengesho rigiye gukurikiraho, maze utangire ubeho ubuzima bw'umwuzuro nk'uko twize muri iri jambo. Urakoze cyane ubwo mubikora, muri umugisha cyane. Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu bisi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye busha muri Kristo Yesu. Haleluya, amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu baye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha.